Ndagushimiye rero wowe wongeye kuza hano kuri Nkiko kugira ngo dukomezanye. Uyu munsi ni wa munsi wo kuwa gatanu nzajya ntangaho challenge, so it's a challenge day. So I'm excited. Niba ari ubwa mbere uje kuri ino televiziyo, sinzi niba ari televiziyo, donc ni YouTube channel, ntuyende utarangije kugira ngo urebe umukoro ndi butange. Ino saving challenge ni intego twihaye ko buri cyumweru tuzajya dukora savings buri wese mu buryo bwe. Ariko mbere ko nza kubaha iyo challenge, ngiye kubanza nyure mu mibare kuko buri kintu cyose kigira short term, kikagira mid term, kikagira na long term. Ngewe ndi hano ku bantu bafite objective yo gusavinga for long term, ariko long term mu gihe kirekire kigabanywamo ibice bigiye birimo ibyiciro, mid term hakajyaho na short term. So niba rero ari ubwa mbere ugeze hano, iby'imyaka ufite nta kintu burya biba bivuze, ariko n'ubu ugiye kureba ino video iminota 8 iri imbere cyangwa 10 iri imbere, ukaba hari ikintu uri bube wizemo, uzampe feedback, uzambwira uti Ben, warakoze ibi bintu, hari ikintu binyunguye. So reka twinjiye mu mibare ntagutindiye kugira ngo mbanze nkwereke mu by'ukuri ahantu twashaka kwerekeza. Okay, so ikintu cya mbere nshaka kubwira, ndagira nkubwire yuko iyo utangiye savings hakiri kare bituma utistress, bituma mbega ukora ni nko kwiruka marathon. Iyo wiruka marathon, I think ko ari miles 24 n'imisago ntibeshya, ugenda gake, ariko iyo wiruka metero 100 bigusaba kwihuta cyane. So rero abantu iyo bagenda begereza iya myaka 65 bareba inyuma bakavuga bati uzi ko ntigeze nsevinga agatangira noneho gushaka gusevinga, ariko yarakererewe. Ariko nanone umuntu ugitangira gukorera amafaranga afite imyaka ya za 20, 18, 20 arangije za secondaire, abavuga ndacyafite igihe cyo kubitangira. Ibyo nta nubwo abitekereza. Niba umubwiye aba yumva rwose uri kumujena, kubera yuko aba agishaka kuhavinga fun. Ariko ngiye kukwereka uburyo umuntu utinda gutangira savings n'umuntu utangira kare babikora mu buryo butandukanye. Bumwe burastressa, ubundi butanga amahoro, ariko stress ziratandukanye. Umuntu wagombye gutangira kare astresswa n'umuntu ushobora kumubwira ati nyabuna start saving. Umuntu watinze gutangira astresswa no kubona yuko adafite amafaranga ahagije byo kugira ngo akore za savings. So izo stress rero ni ebyiri zitandukanye. Let's jump into numbers, ndagira ngo twese tubirebe. Nakoresheje calendar yoroshye cyane ushobora kubona kuri internet, ariko ndashaka kugira ngo nkwereke yuko ni trick cyangwa kwereka yuko nta kintu na kimwe abantu bakora kitari kuri internet, kitari ahantu ushobora kukibona. So iyi rero ushobora kubibona, ngiye ngira iri specific, nkorana n'aba customers banjye, ariko iyi ngiyi ni iri open to the public. Nawe ushobora gushyiramo imyaka yawe, ugashyiramo information zawe, hanyuma bigatuma ubasha kubona resultat wifuza. So I think this is an open calculator ishobora kugufasha, ariko ushobora kuba utarigeze utekereza ko hariya kugira ngo uyikoreshe. So let me go ahead and share my screen kugira ngo turebe kuri screen zimwe, hanyuma nawe ugerageze gushyiramo information zawe, urebe ibiri applicable kuri wowe. Noneho twese turushaho kugenda turi kuri same level of understanding. Okay, so here we go. Okay, good. So ndashaka ko turebera hamwe ino screen. Niba uyu munsi nahisemo retirement calculator. So niba uyu munsi ufite wenda imyaka, ndetse reka mbere ku bantu bafite imyaka 25, so ngiye gukora kuri 25, 30, 35, 40, kuko iyo niyo range ndi kubwira, kuko abo nibo bantu bantekereza ko batangiye gukorera amafaranga bakaba bari kuyakoresha mu buryo butandukanye. Bamwe bara wasting, abandi bara saving. Okay, so ku muntu ufite
imyaka 25 uyu munsi, ubwo ni rwa rubyiruko, akaba ateganya kuritaringira ku myaka 67. ushobora kuritaringa ku myaka 59 n'amezi 6 uturutse ku gihe uzagirira birthday yawe. Hanyuma ku bantu batuye muri Amerika, life expectancy ni ku myaka 85 bazapfiraho. Ku bantu b'iwacu muri Afurika, I think ko ari 56, ariko wenda kubera tekinoloji yaje ubu abantu basigaye bagira imyaka iri imbere. Reka mbere ku bantu babera muri Amerika, ubu ngubu byibura salaire de base hano muri Amerika ni 70,000 pre-tax, ariko reka turebe wenda ku bihumbi, reka duhere ku bantu barangije college bakorera 60,000 ku mwaka. I'm sure yuko byibura nyuma y'umwaka bazajya baguha increase. Hanyuma amafaranga ukenera muri retirement aba ari 75% by'umushahara ukorera uyu munsi. So I'm going to assume yuko byibura uzaba warishyuye inzu, uzaba warishyuye donc ibimutunze uyu munsi ni nabyo bikomeza kumutunga uko igihe kigenda kiza. Of course n'izi zigenda zihinduka, ibyo umuntu akenera birahinduka, ariko donc nivo y'ubuzima bwawe uko ugenda ubaho, ufite imodoka arayikenera, ufite inzara arayikenera, ufite ibirya, uburyo uyu munsi akomeza gukenera kurya. So ibintu umuntu akenera biguma ari bimwe, nubwo byahindura nature, ariko ukomeza kuguma muri iriya pourcentage byibura ya 75% by'uburyo ubayeho uyu munsi. Okay, noneho rero reka nashyuminge yuko uzagira investment. Ntago amafaranga uhembwa uyagumisha muri banki, unyizera ko uzayinvestinga, ari nacyo kivuna abantu nyine ku investor, baba bashaka kwirebera amafaranga yabo muri banki. So investment and return ni 6%, ariko zimwe zikora zijya hejuru and down, up and down. Iyi ngiyi ni moyenne. Okay, so inflation rates ni igiciro cy'ibicuruzwa na serivisi bigenda byiyongera buri mwaka, ni 3%. So ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo uyu munsi ufite amadolari 100, umwaka utaha ikintu kigura amadolari 100 uyu munsi gishobora kuba kizagura amadolari 103. Ni ukuvuga rero iki? Ni ukuvuga ngo iyo ubika amadolari 100 gusa, ntabwo ushobora kuzabasha kwigondera ikintu kigura amadolari 103. So bisaba yuko rero wemvestisa kuri rate iri hejuru ya 3% kugira ngo uzabashe kwigondera cya kintu kigura amadolari 103. Okay, so niyo mpamvu rero kuri retirement, kuri average investment return hariya tubona hari 6%, kubera yuko bizatuma wafordinga 3%. Amadolari yawe rero naguma muri banki, ntabwo uzabasha kwafordinga ubuzima in the future. Okay, so noneho rero tukavuga ngo ese hari izindi income nyuma ya retirement? Reka twashyuminge ko ntazo, ariko ku bantu bo muri Amerika hari social security, hari n'ibindi ntashobora kuvuga, pension izikihari n'ibindi. Nyuma rero reka tuvuge yuko uyu munsi ufite amadolari 10,000 tugiye gukura muri banki tukabitangiza muri investment. Okay, reka tukarike turebe. So wowe biragaragara yuko you will need about 2,170 muri retirement. Ufite 25 years old. Okay, hano nashyizemo nabi, ni donc no 60 ku mwaka, ntago ari amadolari 60, ni 60. All right, let's calculate this again. So kuva uri wowe ufite imyaka 25 uzakenera byibura 2,270,000 at your retirement. This is aya niyo uzakenera, aya ngaya niyo uzaba ufite niba uzagira gute, niba ukomeje gukora retirement ufite uyu munsi, ukaba ari donc ukainvestiga kuri ya 6% twavuze. Niba ufite 10,000 byo gutangirira ko. So hano mu by'ukuri barakubwira yuko uzakenera byibura 2,170,000 kuri ku myaka 67. Okay, umaze kuritaringa rero uzakenera byibura 10,010,370 buri kwezi. Ubwo uyu munsi ni 2,996 ku kwezi, kugira ngo ubashe kubaho comfortable. Remember, twavuze yuko ari 75% bya income ufite uyu munsi no retiring. So
niba rero uzaba ufite miliyoni ebyiri n'ibihumbi ijana na mirongo irindwi, uzaba ushobora kurosoza byibura income y'ibihumbi 12,978. uyu munsi ubishyize mu mafaranga y'umunsi ni 3,750. So again, iyi ni information zigaragara kuri murandasi, ariko bishoboka ko utaruzi aho ushobora kuyakura. Okay, izi ni done twashyizemo. None se kuri bagenzi banjye bifitiye imyaka 30, uretse ko ngewe nshaje kurusha iyo 30, uhindura uyu mubare gusa. Okay, uhindura uyu mubare gusa, hanyuma ubundi twongere turaninga ino calculateur yacu turebe. Ku muntu ufite imyaka 30 uzakenera 1,870,000. Do you know why? Reba difference bino bintu bikoze. Ku muntu ufite imyaka 25 azakenera 2,2,170,000. Ku muntu ufite imyaka 30 azakenera 1,870,000. Ariko bigaragara ko uzaba ufite 1,220,000. Look at that huge difference. Mu kwezi uzaba ushobora kurosova 7,200. Ariko umuntu uzatangira ku myaka 25 nageza ku myaka 67, uribuka ko azajya bigenda bikora buhoro, uzaba arosova 10,000. Aramutse agize ya 1,800,000 turi kuvuga hano, azaba arosova 11,000 mu gihe wa wundi azaba arosova 12,000. Murakumva difference? Now, kugira ngo rero ugere kuri ariya madolari uzaba ukeneye 1,800,000. Barakubwira yuko byibura ukeneye kuinvestisa amadolari 1,139 buri kwezi, cyangwa se 14,000 buri mwaka. Ntabwo twarebye ahangaha ni amadolari 1,100 buri kwezi. Reka turebe wa muntu wanjye mu myaka 25 bimusaba ngahe. Bimusaba kuinvestisa 900 yonyine buri kwezi. Remember, uyu ni ndi kubwira umuntu ufite salary y'ibihumbi 60. Ntabwo ndi kubwira umuntu ufite salary y'ibihumbi 20 cyangwa 30. Ndi kubwira umuntu ufite salary y'ibihumbi 60, akorera ibihumbi 60, afite imyaka 25, kandi abo bariho benshi cyane. Ntabwo yagombye kuvunwa no gusevinga amadolari 900, kandi ashobora kuba afata paycheck 4,000. So ashobora kuba comfortablement atwika 3,000 agasevinga 1,000. Bakabikora buke buke, hanyuma mu myaka 67 akazaba afite 2,270,000. Aho ndavuga bano bantu bakorera umushahara, bakorera izindi company, bakorera abashebuja. Okay, so reka tumaze kubona mu 25 wa 30 tugeze kwa 35. Ndagira ngo nkuze ino calculateur ari public, so ushobora gufata izina information ukaza aplika bitewe n'imyaka yawe. Giye nafashe range. So umuntu ufite imyaka 35 yarakererewe, amaze gukererwaho imyaka 10, at least uyu munsi akeneye 1,620,000 muri retirement. Iki byo bishatse kuvuga ni iki rero? Bishatse kuvuga yuko nakomeza current plan. Nibuke ko ntago nahinduye income, nahindi guhindura imyaka gusa. 60,000 ku mwaka ni average nafashe idahinduka. So either uyu muntu bizajya bimusaba guhindura akazi kugira ngo ashake more money, cyangwa agajya ku ruhande agashaka agahasoringa, azabasha kurosova 5,000 by'amadolari. Kubera iki? Yarakererewe. Nabasha kugira amahirwe agasevinga 1,620,000 by'amadolari, azajya arosova 9,000 muri kiriya gihe. Urumva ukuntu bigoye. Hanyuma rero ni gute wagerayo? Nubasha kugera kuri no financial needs independent ku myaka 67, biragusaba yuko kugira ngo ugere, biragusaba ko ubika byibura uinvestisa 388 buri kwezi. That's a lot of money. Ni amafaranga menshi cyane. Kuko uyu munsi ufite imyaka 35, most likely ufite abana, ufite inzu y'abandi wishyura, hari imodoka wari warakoresheje imyaka 10 ishize, none ukeneye kugura indi. Niba udafite amafaranga warayikopesheje, niba ufite umugore akeneye iya kabiri, niba ufite umwana mu teenager w'imyaka 17 nawe akeneye iyo kumugurira indi.
Dépenses ziri kugenda ziyongera. Donc uko tugenda tuzamuka mu myaka, dépenses zigenda ziyongera, tujya kugera kuri ya myaka ya retirement zongera zigabanuka. Ariko hano muri no kategori y'ino myaka y'abatabanutse, imyaka donc dépenses ziba zigenda ziyongera, kandi no gusevinga nabyo bikaba bigusaba ko amafaranga ya savings yiyongera. Okay, that is very very concerning. So biragusaba rero yuko utanga amadolari 1380. So kategori ya nyuma ngiye kukwereka ni kategori y'abantu binjiye mu myaka 40. Aba nabo baba bafite dépenses nyinshi, abamaze gukererwa by'imyaka 15. So uyu muntu azabyura akeneye miliyoni 1,390,000. Ariko ukurikije plan yawe y'uyu munsi, most likely uzaba byibura ufite 560. Well, ntacyo atwaye, ariko nayo urabona ko ari kure cyane. So mu by'ukuri icyo nshaka kukwereka ni iki, ndashaka ino pattern uri kureba hagati y'imyaka, urashaka kubona irakwereka ko iyo utangiye hakiri kare ujya kugera kuri iriya myaka ufite amafaranga menshi, ariko kandi warinvestigaga make. Reka turebe uyu muntu. Urabona ko umuntu watangiye ku myaka 25 nta dépense nyinshi aba afite, kandi barahari benshi bakora mu 60 à 25 ans, nta mwana bariza, nta mugabo ubasaba ibiki, nta mugore ubasaba ibiki, nta mukobwa ubasaba ibiki, buri wese abakorera ye. Ariko ukaba usanga uyu munsi badashobora gutekereza ku investisa, ahubwo birira ubuzima. Ari Miami Beach, ari kuri yacht, ari ayakoreye akayaspending, ati igihe n'ubuzima mu ndeke, n'igihe nahereye nta gukorera amafaranga mu ndeke maze nyarye. Yazagera ku myaka 30 agatangira no gutekereza ko igihe cyane cyo kwimerera kirageze, ataragize gute, nta kintu na kimwe yakoze muri no period y'imyaka 5. Yagira 35, umugore yaje, umwana wa mbere, umwana wa kabiri. Ku myaka 40 bafashe loan y'inzu, bafashe nayo tuzabigeraho, dukarikira ama loan, dukarikira ama mortgage, dukarikira amortization, dukarikira n'ibiki. Ugasanga uko agenda azamuka mu myaka niko liabilities ziyongera, ariko mwibuka ko umushahara utahindutse. Umushahara twasimize ko ugenda uzamuka byibura 3% buri mwaka. Ibyo nabyo dushobora kubikarikira tukareba ngo aya mafaranga azabarangaye. Okay, ariko uko biri kose hano urabona biri factored in, ni calculatrice imwe ya factorinzemo amafaranga bazakongeza, bya factorinzemo uko uzagenda inflation, ariko ntabwo bya factorinzemo liabilities, ibyo ugenda decision ugenda ukoresha aya mafaranga. Hano gusa bigupresenta, turagupresenta ngo aya niyo niba ukorera yawe, ukaba uhembwa yawe, ukaba uzongezwa yawe, ukaba upacing against inflation, ukaba winvestisa kuri market, ngaya mafaranga wagombye kuba ufite kuri retirement yawe ya 67. None se mugenzi wanjye, niba nshatse narekeraho ngaho gusharinga, kuko ibi ngibi nta kintu bikitubwiye cyane. Tunibuke yuko hari nk'abantu baza muri diaspora bafite imyaka na 50. Nguyu we nagira amahirwe azaba afite 230,000, kandi azaba akeneye miliyoni. A 50 ans asigaje imyaka 15 yo gukora. Kandi nkwibutse ko loan y'inzu hano bayitanga mu bice bibiri, ni imyaka 15 kugira ngo yishyure aggressivement, cyangwa se 30 ku muntu ushaka kugira gute kuyishyura nta kimuvuna. Bishatse kuvuga ngo amafaranga yose ukorera, niba ubatse loan y'inzu ugafata loan y'imyaka 30 ufite imyaka 50, uzishyura iyi nzu pendant imyaka 30, urangize kuyishyura ufite imyaka 80, kandi life expectancy ni imyaka 85. None se mugenzi wanjye, niba ufite inzu watse y'akataraboneka ya 500,000 dushobora nabyo kuzabikarikira next week. Ni buri inzu y'500,000 ugashyiraho interest ya 5%, ujya kwishyura yishyuye nk'ibihumbi 900. Kandi biragaragara hano yuko byibura uzaba warasenze 230, which means umudamu wawe cyangwa umugabo wawe, one of the two, azasigara mu by'ukuri mu mwenda in case umuntu umwe iyo avuyemo
reka tuvuge ko hano ari abantu babiri bari gufatanya ku myaka 50, buri wese azanamo amafaranga, undi azana amafaranga. Umwe aramutse yitabye Imana, ntabwo ntekereza ko byakorohera undi to make a living, kugira ngo abashe kubaho comfortable. Okay? So ndagira ngo icyo ntabwo aricyo cyatuzinduye, ariko ndashaka kugira ngo ntange byibura challenge yo kugira ngo tubanze turebe ku wa gatanu w'icyumweru gitaha, urebe ukarikire zino finance zawe, ukarikire ibigendanye nawe, hanyuma numara kubona wowe aho kategori urimo, udeside uvuga uti ni amadolari angahe, ibi birapurika ku muntu uwo ari wese n'ahantu ari hose, ni amafaranga angahe nkwiye kujya mbika buri cyumweru, buri byumweru bibiri se, buri kwezi, kugira ngo mbashe gutangira. Kuko tuboneyeho yuko iyo utangiye kare ntabwo bikugora kuruta uwatangiye atinze. So ndashaka rero ko buri wese atangira kare. Waba ufite imyaka muri range y'imyaka 25, waba uri kuri 30, waba uri kuri 35, cyangwa se imyaka 40 ndetse na 50. Okay? So challenge yanjye ni ukugira ngo buri muntu byibura ashake amadolari 20 buri cyumweru. 20 buri cyumweru. Niba bikuvunnye 20, koresha amadolari 10. 10 buri cyumweru. Ndagira ngo ubwire ko national average yo kuinvestisa muri Amerika ni amadolari 25. So niba rero amadolari 25 kuinvestisa muri Amerika, umwe dushake 25 mu kwezi. Ntekereza ko nta kintu 25 yamara kigaragara, ariko nzi yuko hari igihe tujya mu baturanyi, tujya mu nshuti, tukabagabira, tugafashanya, dore ko ari umuco wacu, tugatura arenzayo, abapasiteri n'abapadiri tukabashyigikira, kandi tukabikorana umutima utuje. Ariko ugomba kumenya ko ari wowe umatarenga first. Ni ukuvuga ngo wagombye kwihemba mbere yo guhemba abandi bantu. Mbere yuko wagombye kumva ko nta wundi muntu uzaguhemba, kuko uyu munsi niba ukorera umushahara, wagombye kumenya ko hari igihe kizagera wa muntu waguhembaga akakubwira yuko donc bakagushakira umusimbura, post yawe bakakubwira bati ntabwo igihe hari hano, bakazana abana bavuye muri college bakabagusimbuza. Kuko realite ni uko utangiye kuzana experience mu kazi, burya ni kubugora umukoresha. Mu gihe wishimiye ko ukunda company yawe, ukunda akazi kawe, umaze kukagiramo experience, utangiye kuba comfortable, umukoresha wawe bari kuvuga ati uyu muntu azatugora. Uko agenda amenya ibintu niko agenda arushaho guhenda, azatugora. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Batangira kureba uburyo bazahagira gute, bazakwikuraho. Icya kabiri, iyo turi mu kazi ntabwo tugenda tuba healthier, no. Ntabwo turushaho kugira ubuzima bugira umuze, no. Turushaho gusaza. Murebe imvi zanjye, nageze aha ngaha ndi tugenda turushaho gusaza. Uko ugenda urushaho gusaza rero niko wagombye kurushaho kuvuga uti ndi kubyina mvamo, ese ndavanamo iki? So company dukorera, reka zibe ikiraro tunyuraho kitwambutsa kitugeza kuri dream life. Utekereze ko umunsi umwe uzarekeraho gukora, hanyuma wibaze ngo nzaba uwande. Inzu mbamo uyu munsi ninde uzaba ari kuyinyishyurira igihe nzaba ntagihembwa? Nijye nzaba nyishyurira. None se ko nta kintu ndi gushyira ku ruhande, nzaba nyishyura amafaranga nkuye? Ndagusevinga. Good. Ariko se ko ukwezi mpembwa nkabaho mbeshejwe n'amadolari 1000, nkaba sevinga 200 gusa, aho 200 azantunga nindekeraho gukora? No, ntazantunga. Then nkeneye gusevinga more. So utwo ni utubazo umuntu agomba kwicara akagenda yibaza. So okay, so ikintu cya nyuma wenda nshobora kugusharinga ni gukora bije yanditse.
utanza muri session iri imbere nzazana draft yanditse ubundi tuyiganireho. Okay, so ndagushimiye rero kubera wakurikiranye ikiganiro cyanjye. Ubwo tuzasubira naho utaha. Remember, ntibibagirwe gukora subscribe na share na like kugira ngo mbashe kumenya icyo ubitekerezaho. Umuhungu wanjye rero aje kunderanja ubwo yaraje muri studio, ngiye kurekera aho ngaho, ariko numva ko iby'ingenzi twabivuze. Murakoze, ciao.